hari abantu benshi cyane bahura n'abantu yego bakica ejo habo yego kandi batazahagera. yego icyo gihe aba yishe ejo hawe kandi atazahagera, mutanagendanye mutanajyanye mutanari kumwe. gahura n'umuntu ntabwo afite icyo ahomba ariko haraguhombesha. wikwemerera uyu muntu rero ko yica ejo hawe kandi atazahakugera. umuntu ashobora kugukerereza ukazagera ahantu utinze ariko nibuze ukahagera bitakuzaniye ingaruka. hari igihe utindana nawe akahica. ibitekerezo byo afite niyo muganiriye wumva ari ibitekerezo bidafite iyo bijya, ni ibirangirira naho muri. wimwemera uko yica ejo hawe, winamwemera akagukerereza, tandukana nawe wihute. Ikaze inshuti zacu, ikaze gukurikira iyi channel ya Reverend Prophet Ernest Girindekwe udukurikira umunsi kundi, ushaka ijambo ry'Imana, ushaka ibyagusubizamo imbaraga, ushaka n'abantu baza bashaka kumva icyo Imana iri kubavugaho. kandi rwose benshi bagiye bahabohokera, hari abakize indwara. Ubuhamya ni bwinshi, tuzagira igihe ngenda bibemere nzabikurikirana, tuzagira igihe tugenda tubanyurizaho ubuhamya bw'abantu baze bicare batanga ubuhamya bw'uburyo Imana inyuze mu mushumba yabakoreye imirimo n'ibitangaza. uyu munsi si cyo turi buganireho kuko hari ibiganiro tumaze iminsi dukora bigaruka ku masoko 12 y'umugisha. nakora iki? nabigenza ne? umugisha urihe? umugisha uhishe? umugisha uturuka he? nibyo bintu tumazemo iminsi tuganiraho. tugeze ku isoko ya 10, bivuze ngo amasoko 9 yose twarayarangije. niba ukuriye cyo kiganiro ari cyo cya mbere cyangwa se ari nka hari isoko ya mbere ugiye kumva, umenye ko andi masoko 9 utumvise, ugende uyumva ibiganiro byashize. uyu munsi tugiye kuganira ku isoko ya 10. Pastor, dutangiye n'isengesho mbere ko twinjira muri iyi soko. Imana igumugisha. turagushimiye mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'icyubahiro cyawe n'imirimo yawe, turagushimiye ko waturinze tugeze ku isoko ya 10, waraturinze muri amasoko 9 ndetse n'andi mayishurirwa yose uzagenda uduha ubwo tuzagenda tuyatambutsa, ubuzima bwa Yesu buzahinduke. urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen, amen. abantu bagiye bakurikira ibiganiro bagiye baryoherwa n'amasoko twagiye tuvuga. uyu munsi tugiye ku isoko ikurikira 2 za nyuma cyangwa se ibanziriza 2 za nyuma. Pastor, iyo soko ni iyihe? isoko ya 10 y'umugisha ni isoko ikomeye cyane. nanjye natekereje ko ikomeye. twari tuzi ko biri kurangira. ese kubera icyo uhita ubirangiza abo? ni kubera uburyo biba bifite, uvuga si noneho nyuma yaho hazaza ikindi kiryoshye kurusha icyabanje. nyine ndimo ndakubaza kuki wowe ukunda kwita ubirangiza. reka tuyivuge nta kibazo tudatinze. aravuze ngo kutemera umuntu ko yica ejo hawe kandi atazahagera. kutemerera umuntu wese ko yica ejo hawe kandi atazahagera, iyo ni isoko ya 10 y'umugisha. murayitekerezaho? uri murayandika cyane? ndimo ndayandika. kutemerera umuntu wese, kutemerera umuntu wese ko yica ejo hawe kandi atazahagera. ubwo ndimo ndavugana n'umuntu nkurikiye. hari abantu benshi cyane bahura n'abantu bakica ejo habo kandi batazahagera. icyo gihe aba yishe ejo hawe kandi atazahagera, mutanagendanye mutanajyanye mutanari kumwe. gahura n'umuntu ntabwo afite icyo ahomba ariko haraguhombesha. umwana w'umukobwa ushaka kugira ejo he, future ye bakayica. gahura n'umugabo, n'abagabo bajya bita ngo ni bande hari sugar daddy, ugasanga murahuye agushukishije utuntu. ejo wari kuzagira urugo rukomeye cyane rw'umugisha, ejo ugasanga gutenda. wari umunyeshuri, wari umuteganyije urugo rwiza, ukamwemerera akahica kandi akahica atazagira gute, atazahakugerera. ejo hawe arahishe kandi we ntacyo arimo ahomba, afite urugo. wikwemerera uyu muntu rero ko yica ejo hawe
kandi atazahakugera. yego Isoko irumvikana, irakomeye ahubwo. sinzi niba ari byo ushaka kumbaza kuri iyo soko. ndabifite byinshi cyane. Pastor, ibi bintu byaba bifite isano no kumenya kwitandukanya n'abantu, kuko urumva kutemerera uwo muntu wese, hari n'igihe uwo muntu uri kuvuga ngo kutamwemera ari we wamwizaniye asanzwe mu buzima bwawe nk'urwo rugero rutanze musanga. Ubwo wabyitwaramo ute? Ari igihe utindana nawe akagukerereza. Umuntu ashobora kugukerereza ukazagera ahantu utinze, ariko nibuze ukahagera bitakuzaniye ingaruka. Hari igihe utindana nawe akahica. Urugero Aburahamu yatindanye na Loti, ariko byarangije agera aho agiye, ariko yaramukerereje, ariko yakuyemo n'utugaruka. Sibyo? Rero ugomba kugira abantu wirekura n'ibya bindi turimo tuvuga. Ugatoranya ukareka ukavuga ati ko uyu muntu ibitekerezo bye, amagambo ye ashobora kunyereza cyangwa akanica ejo hanjye, ashobora kunyerereza cyangwa akanica ejo hanjye, kandi ejo hanjye nahica nazahangerera. Ugafata icyemezo ukavuga ati oya, ndakuretse. Witindana n'umuntu uri bwice ejo hawe kandi atazahakugerera. Fata umwanya munini, ufata umwanya wo gutekereza, urebe mu bantu ugendana nabo, urebe ibitekerezo byabo, urebe ibyo muganira, urebe aho bikujyana, urebe ibyo bifuza ko wageramo, urebe ahantu barimo bakohereza. Arimo arica ejo hawe cyangwa arimo arahashyigikira? Arimo arica ejo hawe cyangwa arimo aragufasha gusohoza cyangwa se kugera ku nzozi zawe? Ubwo uramenya guhitamo inshuti, uramenya guhitamo inshuti. Aho ngaho niho hari ikibazo cyanjye gikurikiraho. Iyi soko ya 10 n'isoko ya 6. Isoko ya 6 twavuze ko ari ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. None icyo kintu warakimenye, wamaze kumenya ni ushaka kuba cyo naho ushaka kugera. Isoko ya 10 ni ukutemerera umuntu wese ko yica ejo hawe kandi atazagera, cyangwa se ko yica bya bindi ushaka kuba byo. Yes, umuntu ufite ibitekerezo byose byica ejo hawe. Wowe ikintu cyica ejo wawe nawe urakireba ukakibona, kamureba ukavuga ati ibi bintu mbitekerejeho, ibi bintu ntabwo bihuje n'ibifitanye isano n'inzozi zifite zo kugera kure. Uyu muntu urabona ushaka kuhica, kura mu buzima, wimwemerera yikwica future yawe, wimwemerera byange, kuko nazahakugerera. Uyu mwanya muragendanye gutenda, agusiza ejo umusore uzaza kugushaka azaba, urabizi bibanza kuba birebire. Siko ibintu bihagaze. Kandi wowe hari ibitekerezo wari ufite ejo, icyambere cyo gutenda nari bugushake. Urabizi impamvu afite urugo, si umuntu muzabana. Icya kabiri, murimo muraganira nawe ariko urebye ibitekerezo bye, wenda ni n'umusore, ibitekerezo bye afite niyo muganiriye, wumva ari ibitekerezo bidafite iyo bijya, ni ibirangirira naho muri. Wimwemera uko yicesho hawe, winamwemera akagukerereza, tandukana nawe wihute. Yego. Mfite ibibazo bibiri, ariko reka manze mbabarize kimwe. Ni ibintu bisa nkaho bigoye, ariko uko ubwo turi kumwe biroroshye, uri budufashe. Nzamenya gute cyangwa se nibiki nzagenderaho mpitamo uyu muntu, cyangwa se menya n'uyu muntu ntagomba kwemerera ko azica ejo hanjye, cyangwa se azica ejo hanjye kandi tutazagerana? Icyambere, ugomba kujya umutega amatwi, ukumva ibiganiro bye ko bifitanye isano naho ujya. Yego. Apana kumusubiza ataravuga. Mundi wasubiza utaravuga, banza umutega amatwi mu biganiro. Urugero, sibyo? Urimo uramubwira ngo nge mfite gahunda imeze gutya na gutya yo kubaka ibintu byanjye gutya, nawe agiye kugusubiza arakubwira ati ibyo ntabwo uzabishobora. Uranyumva? Reka nkwereke izindi nzira twacamo. Inzira agiye kugucishamo,
wenda ni inzira y'amanyanga n'ubwesikora. Wowe wari ufite inzira yo guca mu kuri nk'umukristo na ya mahame twavuze. We muri gahunda ye arimo arabona ko kuhagera bizatinda. Warimo arakwereka utuyira tw'ubusamo, ariko utwo tuyira tw'ubusamo uragongwa n'amategeko. Itegeko rikugonze bigenda bite? Ingaruka z'itegeko iyo wakoze ibintu binyuranyije n'amategeko ugongwa n'iki? Ugongwa naryo. Iyo itegeko rikugonze ujya he? Ujya he? Ujya muri gereza? None se tuganire, urimo urateganya kuzavamo umuntu ukomeye, baragufunze, ufunzwe, bagukatiye y'amezi 6 aragonze, wakatiwe, arakugonze, harimo harapfa cyangwa harimo harakira? Hari gupfa. Uwo muntu rero kunyuza mu nzira yego mu nzira mbi z'ubusamo, wowe urimo uramwereka ko ibintu ukeneye ushobora kuzafatisha inzira neza mu myaka 10, ariko arimo arakwereka ko yakwereka inzira mwacamo mukabigeramo mu cyumweru kimwe. Banza uvuga ngo iyi nzira turebe, niba na ngombwa uhamagara abanyamategeko, kuko ushobora kuba utazi amategeko, ariko uhamagara izi nzira, iyi nzira uno muntu arimo ashaka kuwucishamo ntiyaba ari inzira ishobora kuzangonganisha n'amategeko. Ubanza urebe. Hari igihe akubwira ati iyi kuyinyuramo biragusaba ibiguzi byinshi, yego, ariko byemewe n'amategeko. Icyo gihe nawe hari ikindi kintu biri bigusaba gikomeye kugira ngo ibyo bintu bigereho, ariko biragusaba ibiguzi byinshi. Urugero, ushobora kubaka inzu mu mezi 3, undi akayubaka umwaka. Siko bihagaze? Icyo gihe biragusaba iki? Biragusaba ibiguzi byinshi n'abafundi benshi no kuba ufite ibikoresho cyane. Wabyumvise? Cyane. Siko bihagaze? Icyo gihe rero urabanza wicare, niyo mpamvu nakubwiye ngo banze umutega amatwi. Ariko nuza gusanga ngo urumva ngo ari ukuntu umuntu abigenza arya, ugasanga ni ibintu biri bukugonganishe n'amategeko, byange. Umugete waya ndemera negereze ya myaka 10 kuko nduzi ko biri bungonganishe n'amategeko cyangwa se biri buneranye n'Imana, birimo biricesho kanjye. Ubyirinde uwo muntu mukore mu buzima bwa mubwire ngo nibishoboka azabigukoresha ku ngufu. Oya, urakoze. Sinzi niba bisobanuye. Yego, yego. Ni ingero ndimo nanga. Aha. Ikindi Pastor, ikintu kiri ku mwanya wa 10, wenda ntabwo ndibuze kubaza nk'ubushize ngo mbaze ngo wagendeye icyo gishaka ku mwanya wa 10, ahubwo ndibubaze ngo uhitamo isoko. Urumva hari ibintu byinshi uzi, yani byinshi wagashyize kuri iyi list, ariko uhitamo iyi soko ya 10, niki kintu wifuzaga cyangwa se ushaka ko umuntu dukurikiye aza gukuramo muri kino kiganiro? Kuko mukanya tunasoje twaganiriye ijambo rivuga ngo kugira ibitekerezo bingana nawe ujya mbere yuko uhagera. Yego. Ibi bintu rero ni ikintu kiza kudefanda bya bitekerezo. Yego. Kuko kugira ngo uhagere hari abantu bamwe ubitekezamo bagera hagati bakaza kukuvangira. Turabafite abantu bari bafite gahunda nziza muri Bibiliya, bashaka kugera ku nzozi zabo, bagezemo hagati bahura n'abantu babavangira, bicejo habo kandi batazahagera. Abo bagiye bahari muri Bibiliya, ntabwo turi bugende dutanga ingero. Ibyo nawe ni ibintu uzi. Dufite n'abantu mu buzima busanzwe bari bafite gahunda nziza yo kuzajya ahantu, bagezemo hagati bahura n'abantu nanone kandi bagira gute, babavangira, bicejo habo, birangira urugendo rwabo rurangiriye ahangaha kandi bajyaga kure. Kugira ngo rero ubashe kugera kuri izi nzozi, nuko umuntu uwo ari we wese uri bwicejo ejo hawe kandi atazahakugerera, ugomba kuba umusohoye mu buzima bwawe. Numwemerere ko yinjira. Kugira ngo rero uwarinde, ugomba kwimana icyo bita password yaho ujya. Ubwo ni iyihe? No kugira ibanga. Kugira ibanga ryaho ujya. N'ibyawe. Urugero, Samson urabizi? Yego. Samson
Samusoni yari afite ibanga yuko kugira ngo aneshe abafilisitiya azabatsinde icyoro cy'Imana kigaruke nuko atagombaga kogoshwa umusatsi, ariko arangije yemerera Delila. Naguhaye ingero zo muri Bibiliya nanze kuzitanga. Yemerera Delila, Delila atindana nawe, uko atindana nawe niko amwagaza, uko atindana nawe niko amushema mu bwanwa. Arangije aramwemerera, amwemereye aramwogosha. Yamenye ibanga, yamenye ibanga ry'imbaraga. Ugomba guhisha ibanga ry'imbaraga, kuko imbaraga zituma ukora ibyo ukora ubu, iri banga niryo rizakugeza ku cyo ushaka kuba cyo. Abantu benshi rero bamenya ibanga ryaho bajya, bakanemenya ibanga rituma batsinda. Wabyumvise? Yego. Haleluya. Yego. None arangije yaramwemerera, yatindanye nawe. Kandi ibanga rikomeye ni ukudatindana nawe, kuko inshuro nyinshi nutindana n'umuntu ubona umeze nk'umuntu uhora kugerageza. Sibyo? Hari umuntu ukugerageza ukabona ibintu arimo akubwira ibintu igihe cyose ni ibintu bimeze nk'ibishaka kukwinjirira mu buzima, natsinze ubona akeneye muri wowe. Kandi uretse n'ibyo ukabona nta n'uruhare, nta n'ikintu ashaka kubigufashamo. Oya, nta gihari. Ujya ubibona? Ni Delila. Sheri, wambwije ukura ukuriza imbaraga, urashaka kuzimarisha iki? Kuko wasanze azifite. Ashaka kurwanya bene wanyu se? Ntabwo byumva. Arimo aramwagaza, arimo aragira ati birangira Samusoni atwawe na Keha. Ejo ye barahishe kandi ntibahamugereye. Icyo yakoze niba kibonye se? Uwo mwanya yaramufashe aramwogosha, amwogosha Samusoni anyeganyeje umutwe asanga byarangiye. Siko byagenze? Birarangira, Imana iza kumuha amahirwe ya kabiri, yica abantu benshi baruta abo yishe, ariko ntapfana nabo. Ariko yabishe bamunogoyemo amaso. Kubera iki? Yatindanye n'umunogoramo amaso. Yishimiye intsinzi. Yishe. Yari kuyishimira ate se kandi yapfuye? Wakwishimira itsinzi ute kandi wapfuye? Wakwishimira itsinzi ute kandi bakunogoyemo amaso? Ugomba kwirinda umuntu wese ushobora kwica ejo wawe kandi atazahakugerera. Delila yishe ha Samusoni. Delila yarahishe. Ugomba kugira ibanga rero. Uwo muntu uri kumwe nawe, mutega amatwi, urebe inzozi ze, urebe ibitekerezo bye, urebe ahajya, urebe ibyo avuga. Yego. Umurinde. Yego. Nugira ahantu mwinjiza. Kuko arahica kandi nazagira gute? Nazahakugerera. Urugero ngo rwa Samusoni ntabwo urwumvise? Rumvikana. Sawa. Pasi, ikibazo cya nyuma dusa nkaho dusoza, ikintu gisa nkaho kiri kuvuga cyane kureka abantu, gutandukana n'abantu, kubasiga n'iki byose. Umuntu agatekereza ati ejo nari gukurikira ijambo ry'umukuru w'igihugu, akomeza akantu k'abantu ngo muri iyi minsi ngo hari inyigisho ngo z'abantu bamwe na bamwe bashaka gutandukanya ababyeyi n'abana, ngo umugabo n'umugore. Iri hame cyangwa iyi soko ubu ntije gutandukanya abantu? Oya. Bitandukaniye. Dero bitandukaniye. Abo bantu yavuzeho harimo nk'abahanuzi bahanura, bavuga ngo Imana yavuze ngo uyu mugore si uwawe. Ntabwo byemewe. Bibiliya iravuga ngo icyo Imana yafatanyije niyo akagira ugitandukanye. Kandi urabizi hanze aha ngaha bireze. Ese ntujya ubyumva? Hanze aha ngaha bireze. Yanakavuzeho. Gusa umuntu arimo aratandukanya. Gusa umuntu arimo aratandukanya umugore n'umugabo. Umuntu arimo aratandukanya umugore n'umugabo, urumva icyo kintu? Bibiliya iravuga ngo ikintu Imana yafatanyije he kugira ugitandukanye. Ni gute ushobora gufata umugore n'umugabo? Abantu barabana, bari mu rugo, barabyaye, barabanye deja. Niba shaka be batarabyaye. Warangiza ukaza ukavuga ngo uyu mugore si uwawe. Imana iba yavuze. Ntabwo ari Imana iyo ngiyo. Ibihanurwa byose bigenzuzwa ijambo. Icyo turimo tuvuga ni inshuti mbi. Yego. Zitakujyana, zikujyana mu bibi. Zitakwinjiza mu iterambere. Inshuti mbi. Sibyo? Inshuti mbi kuyimenya ni imico yayo mibi. Sibyo? Wimwemerera rero. Nese Samusoni niyagendanye na Delila. Nuzi uko byarangiye se?
cyarangiye amushoye mu bibi. Mbwira ugendana nawe ngo ubwire uwo. Ugomba kwirinda inshuti zigushora mu bibi. Ugomba kwirinda abantu babi bagushora mu bibi. Bizatuma bica ejo wawe kandi batazakugerera. Urumva ko bitandukanye? Akoze. Sinzi icyo mvuze niba cyumvikana. Oya kirumvikana. Urumva ni inshuti mbi ntabwo ari inshuti mbi oya. Yego. Wowe ufata abantu beza suka batandukanye oya. Bibiliya iravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Imigani 18, 17, 17 inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi makuba. Niko Bibiliya ivuga. Inshuti nziza murakabana karamata ahubwo muzabana iteka ryose. Ahubwo Imana iguha abantu beza bazagufasha kubigeraho. C'est ça? Yeah. Pastor, urakoze cyane ariko dusoza nimero no nk'akanya ntakubajije. Niba hari ubutumwa nyambibaza abantu njya ngorana n'ibiganiro ahandi nkabaza ngo dusoza we nuwe butumwa cyo nicyo wumva ushaka gusoreza wenda mu byo naba ntakubaje mbere ko dusenga. Urakoze. Icyo nafasha aba bantu bakurikiye iki kiganiro gufata igihe cyo gusenga. Icya mbere umenye icyo ushaka kuko uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Yego. Icya kabiri wirinde gucika intege kuko ibanga ryo gutsinda ni ukudacika intege. Icya gatatu ni wite kubikugerageza kuko ikigeragezo kijya kigira iherezo ryacyo kandi Imana nizigera igukundira ko ugeragezwa ibikuruta. Niko Paulo yandikiye Abakorinto ngo nta kigeragezo na kimwe kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu ngo kuko Imana yonyine niyo yo kwizerwa. Ngo kuko hamwe nibibagerageza ibasha kubacira kanzu kugira ngo mubashe kubisohokamo mudatsinze. Yego. Mudatsinzwe. Mu yandi magambo ntabwo Imana izaguha ikigeragezo kiruta kwizera kwawe. Yesu ashimwe. Icya kane ejo hawe uha agaciro kurenza aho uvuye. Uha agaciro aho ujya cyane kurenza aho uvuye. N'uha agaciro aho uva cyane kurenza aho uvuye cyangwa aho ugeze. Biri mu bintu biri buguha imbaraga zo kubasha kurinda ibyo ugezeho no kubasha kurinda aho uri. Vuga ati okay, ejo hanjye ni heza. Aho ugeze rero urahaha imbaraga nyinshi cyane wasengere uwaho ubasha kuko aho ugeze urahageze. Ariko kugera ku yindi tape biragusaba gukora cyane. Niho rero ugomba gushyira imbaraga cyane. Imana igumugisha Pastor. Reka dusoze n'isengesho. Haleluya. Karibu. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Aba bantu nibicisha bugufi bagasenga barushaho gukomeza guhishurirwa no kumenya byinshi kugira ngo bazabashe kugera ku iterambere ryabo nk'uko igihe cyose duhora twifuza ko abantu bagera ku iterambere. Ejo nituwagera aho dushaka kugera Mwami Yesu tuzashima izina ryawe. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.